Kuba mu rukundo ni ibintu by'ingenzi kandi iyo urugumyemo ufite umunezero, ufite amahoro yo mu mutima, ni ibintu by'ingenzi. None se ni gute narambana n'umukunzi wanjye tukamarana igihe kirekire, tukabana tugasazana ko ari byo abantu benshi bifuza kandi na nizo nzozi zabo. Ese waba ubizi? Niba rero ushaka ko urukundo rwawe ruramba kandi rukagira amahoro, iyi video ni iyawe aka kanya irakureba. Hari abakobwa benshi bibaza impamvu bamwe bemera bamara imyaka myinshi bakundana n'abasore bakabana mu munezero, bakarambana, ariko abandi mu gihe gito bagatandukana vuba cyane. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu by'ingenzi bishobora gutuma ugumana n'umusore wawe igihe kirekire mukabasha kuba mwarambana. Reka dutangire rero duhereye ku cya mbere. Niba ukunda iyi video wibuke kulayikinga, ukande subscribe, ufungure inzogera, hazagira video n'imwe zigucika turutse hano kuri Uwiragiye Dany. Ikintu cya mbere gituma rero urukundo ruramba kandi mukabasha kuba mwarambana, kumwubaha no kumuha agaciro ke akwiye. Abasore benshi bakunda kumva ko bubashwe kandi bahawe agaciro, kubaha umusore ntabwo bivuze ko kumutinya cyangwa se ahubwo kuba kumwubahuka, ahubwo ni ukumwubaha ukamuha icyubahiro akwiye. Yemwe nawe mukobwa, ibi ngibi ni ingenzi kuba yakubaha kandi akaguha agaciro ukwiye. Wenda nk'urugero naguha, niba umusore wawe afite igitekerezo runaka, jya umwumva mbere y'uko yo kumuha agaciro cyangwa se yo kumwima umwanya. Ubanze umutege amatwi. Iyo mutabyumva kimwe, mutaganira mu mahoro, usanga urwo rukundo rwanyu rutaramba. Iyo umusore yumva yubashywe arushaho kugukunda, nawe ubwawe ukabasha kuba wabifiringa kandi akifuza kugumana nawe mu by'igihe kirekire. Icya kabiri, kuba inyangamugayo muri urwo rugendo rwanyu rw'urukundo murimo muratangira. Mu buzima rero, ubuzima bugira ibihe byiza n'ibihe bibi. Umukunzi wawe ashobora gukora amakosa, akemera icyaha cyangwa se ugasanga wenda ibintu bigenze nabi, ariko uko witwara icyo gihe nibyo bimwereka yuko mushobora kuzarambana ibihe bikomeye mukabasha kuba mwayicamo. Wenda nk'urugero naguha hano, niba umusore yatakaje akazi cyangwa se afite ikibazo cy'amafaranga, aho kumuseka cyangwa se kumutererana, jya umuha mu bushobozi bwawe bukeya ufite kandi umwereke ko umushyigikiye, aho kugira ngo umuke intege. Abasore benshi rero ntibibagirwa umuntu wababaye hafi cyangwa se wabagiriye ineza yabo mu bihe bikomeye. Kuvuga neza kandi kumwumvikanisha, kumuha agaciro akwiye, ni cyo cya gatatu. Kumuganiriza neza ni kimwe mu mpamvu zimwereka zituma yuko umwishimiye kandi mubanye neza kandi ko umuba hafi. Umubano mwiza rero ni umubano wo kugira ngo mwizerane kandi mushyigikirane. Urugero naguha, niba hari ikintu cyakubabaje, ntugiceceke, gerageza ngo ukimubwire kandi umugishe inama nawe akubera umujyanama. Mubwira uti baby cyangwa se sheri, hari ikintu cyambayeho, ugerageze ukimubaze icyamubayeho cyangwa se wowe icyakubabaje, ugerageze ukimusangize abashe kuba yakikubwira, muganire ku bintu byahahise, bibashe kuba byabahereza imbaraga yo kuba mwatera izindi ntambwe. Ibi bifasha gukemura ikibazo mbere y'uko bikora bikagera kure, niba hari icyo mutumvikanaho. Urukundo ruramba rushingiye ku biganiro mwagiranye cyangwa se mu biganiro byiza biri hagati y'abakundana. Ikintu cya kane, kumwereka ko urukundo buri gihe ruhari. Abantu benshi rero bibwira ko urukundo bigaragaza gusa ku minsi wa romantike, ku minsi wa Saint Valentin ugasanga niho abantu bari kwitanaho, cyangwa se ku minsi y'isabukuru ugasanga niho uri kumugifutinga. Gerageza umuhereze utugifuti duto nitwo tuzabasha kuba twamuhereza inspiration yo kubaho umukunda by'ukuri. Nk'urugero naguha, ushobora kumwohereza nk'akarabo
ubutumwa bugufi umwandikira uti ndagukunda byaba mu gitondo, ibyo bituma ahora agushimira kandi akakubaha. Mu buzima rero bigenda bihindagurika ntabwo ariko bihora, ariko amagambo make ariko avuye ku mutima ashobora kunezeza uwo mukunzi wawe se cyangwa se uwo muntu muri kumwe umunsi wose abikirwa ameze neza. Iyo umusore yumva akunzwe kandi yitabwaho arushaho kumera neza mu rukundo kandi nawe agakubanira neza. Ingingo ya gatanu rero muri iyi video ngufi nabateguriye kuba umuntu w'ukuri kandi wizerwa. Ikintu gikomeye cyane mu rukundo ni ukwizerana. Iyo mutangiye kwizerana hagati yanyu muri babiri bifasha wowe n'ukunda kuba mwagirana kure. Niba wamusezeranyije ko ikintu kizagenda neza gerageza ugikore. Niba ari icy'umwimerere gerageza ugikore. Irinde kubeshya cyangwa se kumuhisha ibintu runaka bishobora kuba byamugiraho ingaruka. Iyo icyizere cyangiritse kikagera kure biragoye kugira ngo icyo cyizere uzongere wowe ubwawe ukigarure. Ariko iyo umusore azi ko uri umuntu w'ukuri kandi wizerwa, yumva afite umutekano n'umubano wanyu urushaho kugenda ukura uzamuka. Rero ngizo ibintu bitanu by'ingenzi bituma ugumana n'umusore mu rukundo igihe kirekire. So rero kumwubaha no kumuha agaciro, kumuba hafi mu bihe bikomeye, kuganira nawe neza no kumugisha inama no kuba yakugira inama, kumwereka ko urukundo ruhari by'igihe kirekire, kuba umuntu w'ukuri kandi wizerwa kuri we, nibyo bishobora gutuma urukundo rwanyu rwakomera rukabasha kuba rwagera kure. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi wibuke kubishyira hano hasi muri komenti kugira ngo tubashe kugira ngo tubiganireho. Ndabakunda cyane, kadusubire mu zindi video. Bye bye.